Ubwami bw'Ubwongereza bugizwe n'ikirwa cy'uburengerazuba bw'Uburayi. Ubu bwami bugizwe n'ibihugu nk'Ubwongereza, Scotland, Wales cyangwa se Pays de Galles n'agace gato k'amajyaruguru y'igihugu cya Ireland. Iyo bavuze Britain baba bashaka kuvuga igice cyose kigize ubwami bw'Ubwongereza. Ndabasuhuje mbifuriza ikaze kuri channel yacu. Nk'ibisanzwe ni niwe Mugeni Clarisse muri kumwe. Uyu munsi turababwira imwe mu myitwarire n'ibintu bibujijwe ku bantu bagize ubwami bw'Ubwongereza. Abantu bose bagize ubwami bw'Ubwongereza babujijwe kwifata ifoto ya selfie n'abaturage cyangwa abandi bantu bose babyifuza. Babujijwe kandi gusinya habonetse hose, cyane cyane za orthographe, kumufana abashaka signature y'umustar. Impamvu ngo abagize ubwami bw'Ubwongereza batabyemerewe ni ukugira ngo hatazagira umuntu wigana signature yabo cyangwa se akayigurisha mu nyungu ze. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri akiriho, iyo yahagurukaga ku meza amaze gufata ifunguro n'abandi bose barahagurukaga. Ibyo kandi byanakorwaga iyo yabaga yinjiye muri sale, abarimo bose bari bategetswe guhita bahaguruka. Abagize ubwami bw'Ubwongereza basabwa gutunga imisatsi y'umwimerere. Ntibashobora gushyiramo teinture cyangwa se irangi ry'imisatsi. Babujijwe kandi kwiyogoshesha uko bishakiye, cyane cyane inyogosho zigezweho. Impamvu nta yindi ngo ni ukugira ngo inyogosho idahindura isura yabo. Abagize ubwami bw'Ubwongereza bose bategekwa ko inzara zabo buri munsi ziba zikoze kandi zikase neza. Ntibemererwa kwisiga vernis cyangwa se irangi ryo ku nzara uko bishakiye, ahubwo ibara rya vernis ryemewe ku bagore ni iroza ryerurutse. Ibi kandi bikanajyana n'ibirungo byo mu maso, aho babuzwa kwisiga makeup nyinshi. Abagize ubwami bw'Ubwongereza cyane cyane ab'igitsina gore babujijwe kwimakiya cyangwa se kwitera ibirungo byo mu maso bari ku karubanda. Buri bantu bose bagize ubwami bw'Ubwongereza iyo bitegura gusaba abo bakundana umubano cyangwa ko bazababera umufasha, babanza kubiherwa uruhushya n'inzego nkuru z'ibwami. Abantu bo mu bwami bw'Ubwongereza ntibemerewe kurya ibiribwa bya crustacés. Ni ibiribwa ibyo ari byo byose biva mu nyanja bifite igifubiko umuntu yakwita ko ari igikonoshwa. Impamvu ngo ni uko ibi biribwa bikunda kugaragaraho guteza ikibazo cyo kugubwa nabi. Nubwo nta buryo bwihariye bwerekanwe bwo gusuhuzamo umwamikazi Elizabeth wa kabiri akiriho, bizwi ko yaherezaga ikiganza umuntu yamusuhuzaga ahinnye ivi asa n'ushaka gupfukama ku bagore, mu gihe abagabo bo basa n'abubika umutwe gahoro. Abagize ubwami bw'Ubwongereza ntibemerewe kwakira impano iyo ari yo yose iturutse ku muntu batazi. Gusa mu rwego rwo kubaha abantu, nk'indabo barazakira cyangwa se ibitabo bitanzwe na ba nyirabyo ndetse n'ibindi bintu bike bifite agaciro kari hasi. Ibyo babikora mu rwego rwo kwirinda ko hari uwabikoresha abashaka nk'ingurane ihenze. Nubwo aba ari abantu bakomeye b'ibwami, ku bibuga by'indege berekana impapuro zabo z'inzira ndetse bakanatererwamo kashe kimwe n'abandi bagenzi. Gusa nanone ntibatora umurongo nk'abagenzi basanzwe, ahubwo bo bashyirwaho kunyura hihariye. Ariko ku mwamikazi akiriho nta pasiporo yagiraga, aho yageraga hose yaratambukaga. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri akiriho nta ruhushya rwo gutwara imodoka yakwaga. Ikindi kandi imodoka ze nizo zonyine zari zemewe kugenda nta kiziranga zifite, ni ukuvuga plaque. Birabujijwe ko abantu babiri b'ibwami bw'Ubwongereza bari ku rutonde rwo gusimburana bafata indege imwe cyangwa se gari ya moshi imwe, kugira ngo batagira ikibazo icyarimwe ubwami bukabura umusimbura. Ibi ni nako bimeze ku muryango wose w'ibwami. Ntibashobora kugenda mu ndege imwe cyangwa gari ya moshi imwe. Mu birori bitandukanye bibera ibwami, umwamikazi akiriho yagombaga gusuhuza abaturage bahereje ikiganza, gusa yabanzaga kwambara gants cyangwa se akarindantoki kugira ngo atagira indwara ahandurira. Abagize ubwami bw'Ubwongereza hari uburyo bategekwamo gufata itasi y'icyayi. Igikumwe na mukubitarukoko zigomba kuba zifashe igice cyo hejuru y'umukondo w'itasi, mu gihe musumba zose isa n'ifashe igice cyo hasi ku itasi.
Abagore bose b'umuryango w'ibwami bw'Ubwongereza iyo basomye ku itasi y'icyayi bakomeza gusomera ahantu hamwe. Ibyo bikora kugira ngo ikirungo cyo ku munwa cyangwa rouge à lèvres idakwira ku itasi hose bigasa nabi. Abagize ubwami bw'Ubwongereza bafite uburyo basuhuzanyamo bwihariye. Baherezanya ikiganza barebana mu maso kandi bakazunguza ibiganza inshuro zigeze kuri 2. Hari amabwiriza yihariye abagenga bari ku meza yo kuriraho. Urugero, umwamikazi Elizabeth akiriho ubwo yabaga yicaye ku meza yari yemerewe kuba yavugisha umuntu wicaye iburyo bwe mu gihe yamutumiye ari uko asoje ifunguro rye rya mbere. Baba bamaze kubaseriva ifunguro rya kabiri akabona noneho kuba yavugisha umutumirwa we umwicaye ibumoso. Abagize ubwami bw'Ubwongereza bategekwa kubaha umuco, imyemerere n'imigenzo ya buri gihugu bakoreyemo uruzinduko. Ikindi kandi iyo bakoze urugendo hanze y'igihugu bajyana n'umusemuzi wihariye uza kubafasha mu gihe bibaye ngombwa. Mu birori byose biba byabereye mu ngoro y'ubwami bw'Ubwongereza, abagore bose bategekwa kuza bambaye ingofero bakazikuramo ku isaha ya 12 z'umugoroba. Ubundi bagakomeza ibirori bambaye udukamba mu mutwe. Ibi ariko bikorwa gusa ku bagore bashatse. Ikindi, abagore iyo bamanuka esikariye bategekwa kurambura amaboko nk'abemye. Mu gihe abagize ubwami bw'Ubwongereza iyo bakoze urugendo hanze yabwo bagomba kwitwaza imyenda yiyubashye. Ni ukuvuga ko batakwambara inkweto nk'iza siporo, amakabutura cyangwa amakoboyi. Niyo mpamvu usanga akenshi bambaye amakositime cyangwa indi myenda yadozwe n'abatayeri. Gusa ngo ku bijyanye n'imitako yo ku mubiri bemerewe kwambara iyo basanze mu gihugu basuye nk'inigi, ibikomo, amaherena n'ibindi. Bagira abantu babambika b'abanyamwuga ku buryo habura nk'ukwezi kugira ngo abagize ubwami bw'Ubwongereza abasura ahantu, abo babambika baba bashinzwe kubanza bakajyayo. Ibyo babikora kugira ngo babashe kubashushanyiriza imyenda y'umwihariko bazambara ikajyana n'ikirere ndetse n'ibara ry'aho bazaba basuye. Ikindi ngo ni ukugira ngo imyenda yabo itazagamira abaturage b'igihugu bagiye gusura. Buri gihe iyo barimo kuzinga imyenda, umwe mu bagize ubwami bw'Ubwongereza azambara ari mu ruzinduko ntihashobora kuburamo umuguru umwe w'imyenda ifite ibara ry'umukara. Impamvu ngo ni ukugira ngo haramutse hagize umuntu w'ibwami upfa, uwo wagiye mu butumwa ahita abasha kwambara umwenda wirabura mu buryo bwo kumwunamira. Buri rugendo abagize ubwami bw'Ubwongereza bakoreye hanze rugomba kuba ruteguwe umunota ku wundi. Akenshi biba ari inama, gusangira, ubundi bakabagenera isaha imwe gutembera. Ikindi ngo ni itegeko kuri bo gusura ibihugu bigize ubwami bw'Ubwongereza ndetse na Commonwealth. Izi ngendo zo bazikora bagamije kwereka abaturage ko bari kumwe. Iyo hamaze gusohoka urutonde rw'ibihugu bagiye gusura, bagira abasisita bagomba guhita bagera muri ibyo bihugu byibuze amezi 6 mbere y'uko urugendo ruba. Cyane cyane ku mwamikazi Elizabeth wa II akiriho, asisita yabaga ashinzwe kwiga ku gihugu uko abaturage bitwara, ibyo bubahiriza nk'umuco, ibibazo byugarije kominote yabo, situation politike yaho ndetse n'ibice by'icyo gihugu birangwamo umutekano muke. Buri muntu wese w'ibwami abifashijwemo n'umwasisita agomba gusura igihugu yamaze kumenya amakuru yacyo yibanze. Ibi ni nako bigenda ku byo kurya bazafata, kuko umutetsi wabo agera kare muri cya gihugu akabanza akareba ibyo azabatekera ndetse akanasiga biganiriyeho n'abatetsi bazifashishwa muri icyo gihe. Mu bindi asiga babwiye ko ibwami badakunda ibirungo byinshi, cyane cyane nka tungurusumu, kugira ngo bitazabatera impumuro mbi mu kanwa, ku buryo nta na rimwe umwamikazi Elizabeth wa II yigeze afata ifunguro ririmo tungurusumu ari hanze. Uyu mutetsi kandi aba afite mission yo kujya kuri buri hoteli izakirirwamo abantu bagize ubwami bw'Ubwongereza, akabanza kubabwira ibinyobwa buri wese akunda. Ikindi kandi ibwami bagira abaganga bihariye nabo babanza gusura ibitaro bitandukanye bikomeye muri buri gihugu bagiye gukoreramo uruzinduko, bakabanza kubatembereza bareba ubushobozi bw'ibyo bitaro, imiti batagira, ndetse bagasiga banateguye uko bazakwakira umwe mu bagize ubwami bw'Ubwongereza mu gihe bibaye ngombwa ko arwara. Turabashimiye cyane, tubifuriza kandi kuza kugira ibihe byiza naho ubutaha.